ibyo birumvikana kuko si bwo bwa mbere Pastor Mpyisi yabikwa kuri social media byabaye ubushize hashize n'ukwezi kutarashira ariko turashaka kugisha yuko noneho n'impamo ntabwo bikiri ibipupa Pastor Ezra Mpyisi yitabye Imana uyu mugoroba hashize nk'isaha yitabye Imana ibyo abantu baribaza rero ko yabazize iki se ni uburwayi ni izabukuru niba ari cyo mwabitangazaho nabyo mwabikomozaho nta kibazo yego iyo umuntu akuze afite imyaka nk'iyo muze yari afite ubu ngubu yaragejeje imyaka 102 nyine indwara nyinshi iraza so twavugaga yuko yes yishwe n'ubu burwayi amaze hafi umwaka arwaye ariko ntabwo byari bibi cyane ariko mu mezi 3 ashize yararembye noneho mu byumweru 2 bishize ko byageze aho tubibona neza yuko atazamara ibi byumweru 2 kandi nibyo kuko agiye hanyuma y'icyumweru kimwe arwaye cyane ariko agiye atababaye n'ejo twahoze tuvugana nawe hari indirimbo akunda kuririmba yindi uvuga ngo kwirembo umva yuko nyine yarazi yuko nawe agenda ubu yarageze kwirembo ntabwo ari ibintu byadutunguye nk'umuryango kandi nawe yarabyiteguye ubu ngubu agiye nyine uyu mugoroba umuryango uri buze kuzahura wenda none n'ejo ubwo nibwo tuzatangira gushyiraho porogaramu y'ukuntu muzehe azaherekezwa ibyo byose tuzabimenyesha abantu muri iki cyumweru yego ndumva ari ibyo murakoze cyane